Yes, ndabashuje nanone amazina yanjye nguko mumenyere nitwa H.E ni Zene TV iburengerazuba bw'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'ahandi hose hirya no hino bagenda badukurikirana mu mpande enye zigize isi. Nkuko mubibona imbere yacu uyu munsi turi kumwe n'umusaza wambaye filme nziza cyane z'abastari, akaba yambaye akagofero, gusa ndabona afite agatabo imbere. Ndi kubona handitseho amagambo yitwa ngo roko. So umusaza, ako gatabo ufite ni agatabo bwoko ki, gasobanuye iki? Aka gatabo karimo amagambo meza ahuza abanyarwanda. Nagiye ku karere ndararinda kunsinyira, ubu naba umukuru w'urubyiruko ndashishikariza abanyarwanda mwese ko tugomba gusenyera ku mugozi umwe tugatora Kagame Paul mu kwezi kwa gatandatu. Umusaza ndabyumva ngo wagiye ku karere, ariko mbere ya byose umusaza, hari abantu bari kukureba batakuzi. Ubundi busanzwe amazina yawe witwa nde? Ubundi jewe nitwa Ndahimana Portaise, nkaba naravukiye i Nyakizu muri komini Nyakizu, umurenge ukaba warabaye uwa Nyaruguru, bakaba batwara inuze inosa. Navutse 1959, nkaba mfite imyaka 68 mu bukure no gushishoza. Nkaba nkunda Kagame Paul, naramukoreye n'ubu nzaguma mukorere. Ukunda Kagame Paul kimwe n'abanyarwanda bose dukunda Kagame Paul. Dukunda Kagame Paul kandi tuzanamutora. Witwa harya nde? Ndahimana Portaise, wavutse 1959, nkaba mfite imyaka 58. Ya Portaise bimeze bite ubundi wowe mu busanzwe? Uri muntu ki? Abakubona uri muntu ki? Jewe mu buryo mumbona ndi umunyarwanda uhuza abanyarwanda, mbakangurira tukagendera ku mugozi umwe. Ibintu byinshi nk'ibihuha numva tukabyima amatwi, tukareba imbere ntiturebe inyuma, dukora imirimo yacu izaduteza imbere, izamura igihugu cyacu. Kagame Paul. So Portaise, ubundi ubusanzwe wavutse ku yihe ngoma icyo gihe u Rwanda rwari ruyobowe? Rwanda hari ingoma yari iyobowe na Kayibanda umunyagitarama. Jewe navutse ku bwa Igerigora, maze kuvuka ku bwa Igerigora hajyaho Kayibanda avuyeho hajyaho Habyarimana avuyeho hagiyeho Dohodora uvuka i Butare by'agateganyo, hahita hajyaho Kagame, niwe twatoye, nta wundi nzi. Hari umuntu wibagiwe, Pastor Bizimungu, hari ikintu wavuze? Pastor Bizimungu nawe ariko kari agakingirizo kurutisha amatora. Ya busaza murabyumva, yavutse ku ngoma ya Gerogora, sibyo? Nambonye umutwe. So umusaza, ubundi ukunda iki mu buzima busanzwe? Yewe nkunda abanyarwanda. Kandi nawe uri umunyarwanda? Nanjye ndi umunyarwanda, mfite abana 4. Hari Havuginote Regis, hari Wimbabazi Clementina, hari Nsanzineza Theogene na Marigarasi Mukantagwabira. Nibo banafite umugore wanjye akabavuka muri Kanzenze Musenyi kwa muganga. Ubu bari hehe abo uvuze? Ubu bari Butare. Rwose ndabashishikariza muhanahana amakuru ku buryo mwabangeraho. Numvise ko Nyaruguru yateye cyane imbere, batanze n'ibihumbi 800, nibura bakaba banyoherezamo 100. Namwe nimbonganirira mukantera inkunga mukampa imodoka basubira iwacu i Nyakizu. Kuki utajyayo ubundi? Jewe nabuze itike pe. Waje gute? Jewe naje n'amaguru. Urabona 94 twabuzeho tunyura hano Musambira, mfata imodokari yanjye ya Toyota natwazaga ifumbire, ndayitaba, ariko nasanze barayizikuye. Uwaguze ibyuma ngo yabiguze 200, imodoka moteri iri ku murenge. Rwose mbasabye imbabazi mwabantu mwe, muzambwirire Kagame akurikirane akarengane kanjye. 200 y'ibiceri niyo? Oya, inote ni inote. Ibihumbi 200 byaguze sipi umukuru w'umudugudu utuyobora Musambira. Uyobora iki? Musambira, umukuru w'umudugudu niwe waguze ikiparafu y'ibyo byuma.
wari warabishyize ni imodokari igenda 94 nawe uzantunyinyuza bancukurira umuhanda siganye nyizitse 94 wabaga inaha nabaga inama mu Bugesera ariko dewe nabanje kuba gashora nahafashe n'isambu bakoze ikibuga cy'indege. Musaza ko numva bitoroshyera ntabwo byoroshye rwose n'ibinyoroheye ndashonje ndabwirirwa nta na telefone mfite. hoya hari ikintu uri kubeshya umusaza kuba nta telefone ufite byo ndabyemera hari igihe waba udafite ubuhanga bwo kuyikoresha nk'ubu ngo nyiguhereje none hari ibintu utabasha gushobora ariko gusonza muri iki gihugu nta muntu ushonje. Paul Kagame ibintu byose yarabikoze nta muntu ushonje aho yaca hose wabasha kurya. Abanyarwanda dufite ubumwe buri wese yabasha kurya aho yaca hose. Uravuga ikindi kitari ugusonza ntabwo ushonje gusonza urumva njye singishoboye guhinga ubwo no kwirirwa nsabiriza urabona nagombaga kubona imperekeza y'abasaza bya 7,000 bya buri kwezi ntabyo mbona. urumva ubuyobozi bwapfiriye hasi ubwo ntabwo bambaruye mu bimfashemo. ariko kuntu byagenze kugira ngo bakubarure amakuru narayumvishe kuntu byagenze wowe impamvu utabaruwe ntabwo wigeze ubikurikirana nta n'ibyo wagiyemo waricaye urituriza ubundi ayo mafaranga gusa bari kubyiga ayo mafaranga bari hafi kuyaguha gusa waricaye urituriza. naratuje ubwo n'uburangare bwanjye bitewe n'ubusaza n'ubusinzi n'ubusaza rwose munyobore muzame ipantaro yo kwambara n'agakote n'udukweto mutugire Paul Kagame. ibyo byo turabyigaho ibyo byo turaza kubyigaho gusa umusaza ufite ndakubona uri umusaza wajya wabona umusitari ko wambaye ingofero wambaye ibinete bya sitari filime z'abasitari bimeze bite ubundi ukunda iki? nkunda abanyarwanda ibisubizo byabo byiza byubaka tugateza u Rwanda imbere natwe tukiteza imbere abanyarwanda twese. Kagame Paul oye tuzamutora oye 100% Nyaruguru wacu tore Kagame Paul amajyaruguru tore Kagame Paul uwaguhaye inka yakwimeke kindi tuzamutora. u Rwanda rwacu yarugize neza nshuti n'ingabo wagera i Kanombe tuzamutora. murakoze. none urankomye numvisha wagira ngo uri n'umuhanzi. ndi umuhanzi rwose. washobora kuvuga ikivugo icyo ari cyo cyose? ikivugo cyewe ikivugo cyanjye ni imbogo bakomera nikura ibirenge umuheto wanjye n'isubi naho bangira urushinga rwa shara nkuru mwimiriza imbere na murazi ntarajya intambara ikarema nkabyuka nsingiza Paul Kagame wampaye ibihogo na sire. ufite ikivugo cyiza waba hari umuvugo waba uzize? umuvugo tindi rutembagaza amakombe rwasengarambiwe tigero zumba nk'ukuri mirage turibizo ngo nkunda kibirizi byinshi mwiriwo ryarwo nyonyo ryari iry'abarinda none ryabaye iry'abarinda ngwehe. ose ntabwo uzi kuvugiriza? aha byose kubita ikivugirizo twumve. byose ndashonje umwuka ni mukeya. yaragushonje ndashonje umwuka ni mukeya kandi imbere yawe hateretse ibiryo. oya ntabyo ndi kubona pe ndi kubona impapuro. wabyaje ibiryo rwose. odore jyana ngo rware toze ko mwagiye cyangwa muzagaruka ngo riyeze wamvura we iyo mwebutse ndagukumbura Kagame wacu riye ikoroneri uriyeze wamvura we iyo mwebutse ndagukumbura. ndakumva umusaza ufite impano ukunda ibintu byo kuvuga ibyivugo mu kanwa kabumvikanamo Kagame Paul nk'abandi banyarwanda bose. abantu ufite impano kabisa. none se urumva icyifuzo cyawe ari ikihe ubundi? icyifuzo cyanjye rwose abanyarwanda tube umwe dufatane mu nda ibihuha numva muri Zaire tubyima amatwi turebe Paul Kagame gusa wowe gusenya ibyubatswe wanyura he bitewe n'iki niye mpamvu
ntayo. numvishe wajya wari uri kwigana kagame paul his excellence. Ariko muramunyereka kagame paul ubusanzwe se umubona si umuzi, si umuyobozi mwiza, si umuzi. ariko kumubona mu isura bo ngandi ngashaka kuzajya mpurana gisupusupu mu birori nk'ibi, amwe ntaca undi ngo aca, tugasenyera ku mugozi umwe, nanjye nkiteza imbere. Nuko murakoze munsubize. gisupusupu uramukunda se? Ndamukunda. uramuzi se? najyaga imbere yacurangaga mu isoko, umuntu aza kumujyana aramupisitona, ntambwe yurira igiti batayurije. munsubize rero gukunda cyane. ntambwe yurira igiti batayurije, uwo mugani ushatse gusobanura iki? nyine nta muntu ushobora kubona akazi nawe ukamusabira. munsubize rero ndashaka gutaha. ngo ntambwe yurije. none se gisupusupu hari indirimbo ye waba uzi? hari indirimbo ye waba uzi igisupusupu? igisupusupu hari yatera irumva ngo bamucesheje mwegereye arakonda aragarama ibice byo ndabizi kiretse tubonanye. iyi kereka mubona yari bwabasha kuyiririmba. musaza none se ngo urashonje, ubundi umusaza ubusanzwe warize, wigeze uca mu ishuri? yewe narangije uwa gatandatu, nkora umurimo w'ubuhinzi, ntera urutoki, ntera kawa. ubu abana banjye narabaje kubakorera, babiri bafite abagore, abandi bafite abagabo, nta kibazo. mfite ka butike gatoya cyane, ariko bitewe n'ubushobozi ko abana banjye bose barangije amashuri, hari igihe bazabimfashamo. ubu ndapima kagwa, akaradiyo, telefone yo narayibuze rwose, mfite akaradiyo kariya kagura 7. uragafite, uri kumva amakuru 100%. ikintu cya mbere buriya ni amakuru. uri kumva amakuru 100%. umusaza arya ngo ninde? Ndayimana Portaise, nkaba mbasezeye mbifuriza ishya n'ihirwe, uyu mwaka tuzawurye ntuzaturye. Ndayimana Portaise, reka tuganire ku kantu gato tuhite dusoza, ushake uko urya we wabona n'imyambaro, turebe uko byagenda, tujye kuganira ku kantu gato. Ndayimana Portaise, wambwiye ko warangije amashuri wa gatandatu? narangije uwa gatandatu rwose. turivamo ujya kwihingira urutoki n'ikawa. ubuzima bwawe wundi guhera uvutse kugeza uyu munsi waba tunyuramo muri make ukatubwira, ukavuga ati navukiye aha, nabaye ku ngoma y'ingiyi, nari mbayeho gutya, nashatse umugore gutya. tigeze urumva, jewe navutse ku bwa Gerigora ko Habyarimana yafashe igihugu 1973. amaze gufata 1973, Kayibanda yahise apfa, bamuhambye mu Rukari, hajyaho Bizimungu by'agateganyo. ntuze bamurasa Rwigema, Vrede Rwigema yari intwari, numva yaguye ku rugamba. ntabwo rero mu busore bwanjye nigeze ntenguha, nakoreye abanyarwanda ngo rose bera yabyirose neza, utagira makimwa yari nyazira, ndanini muzima mayira, ndanini muzima mayire, goteranya n'ejo tokaho umugarago w'inda, mwana wanjye uzaba ingenzi, cyakeve nateruye kirananiye, nagira ngo nyuse ngasusume mwumve nejyare nkeya, mwana wanjye uzaba ingenzi, uraharanire kucyusa mwana wanjye. murakoze. Portaise, umwuka ngo ugeze ute? umwuka wawe muke, wishakira ngo agatahe? unywa itabi? itabi ndarinywa rwose. umuntu w'umunyarwanda kera twajyaga tugira ikibabi cy'itabi, nk'aho washabishije bakaguha urwagwa, bakaguha n'itabi, wajya gutaha bakaguha Frederudi, itabi bakarifunga mu kirati, akira agakoni kawe aho uko rwaturutse,
ujyane ubabwire ko umugeni wamutanze, utamutanze mu nzira, urwego rutaze mu nzira, nimwakire ibyo wampaye inka. Kera niko ubukwe bwagendaga. Fred Rudi ni igiki? Fred Rudi ni itabi. None se itabi kuki utariva? Ubona ari ryiza? Twebwe mu muco nyarwanda iyo twatanze inka, yego itabi barimo bararikuraho, bagufungira ibahasha, atakira itabi, ukajyana ibahasha akaba ari utaha. Itabi ukaritanga ku ibahasha? Ni amafaranga. Cyangwa nyoko bukwe wagiye kugera mu rugo mbere cya mariage, nyoko bukwe ukaza kumuha kado, ukagera mu baba w'umukobwa bakaguha imyenda, ikositimu ukambara, mukagenda mugasezerana. Ubwo nyoko bukwe ukamuha kado, nawe akaguha indi. Rwose muzakomeze uwo muco, mugire Paul Kagame. Ndananiwe ndatashye. None se urumva abana baba babasigira ubuhe butumwa? Abana banjye kubashiziriza ubutumwa ko bazaba nk'intwari nkanjye. Bazaba nk'intwari nkawe? Urumva wishyize mu ntwari utarapfa. Intwari tubimenye iyo umuntu yapfuye. Uri kumva uzapfura intwari? Urateganya gukora iki kugira uzapfura intwari? Ndateganya ibyo navuze byose nta kintu nzasubiza inyuma, ahubwo ndashaka ko Kagame yantera inkunga kuri turiya dufaranga 7,000 bafata buri kwezi tw'abashaje, atumpaye ikajya ngura agasabune nkisukura. Murakoze. Hari amafaranga uri hafi kuyabona umusaza? Bari kubyiga, hari amafaranga muri uku kwezi kukiri mu ntangiriro biraza kurangira babonye amafaranga uzatangirana n'iyambere 2024 ari amafaranga uri kuyabona. Bwira abanyarwanda bagiye kwinjira mu mwaka mushya 2024 unabasezera, ubabwira ko bakunda cyane, ubaha uburyo bakitwaye n'imigabo n'imigambi. Turabibonera umusaza ukuze ushoboye kubatanga impanuro ku bana, kuko hari abantu benshi uruta, ufite abana, ufite abuzukuru. So ha impanuro abanyarwanda bagukurikiye, baguteze amatwi. Turakubonera umusaza rwose. Bo abanyarwanda mwese, icyo nabashishikariza ni ugukora mutikoze inyuma, utareba ijisho rya mugenzi wawe, mukajya mu mashyirahamwe. Akagoroba ko kuwa kabiri munamukiya umuganda. Cyane cyane ikintu nihanije abantu benshi, abajya akabari cyane cyane, kujyana umwana mu kabari utujuje imyaka 18, ibyo birahanirwa. Bo umugore gusinda birahanirwa. Bo umunyakabari mbivuge mwumva, utagira wese ngo agira tuwarete, ibyo birahanirwa. Banyarwandakazi, ndabasezeho mugire Paul Kagame. Vugisha gisupusupu rero. Gisupusupu muhubutu. Ngo abanyarwanda bekozeho batera u Rwanda, angwe ingabo z'u Rwanda zirahagoboka. Ubutumwa gisupusupu niko nakubwiye, kuko twumvisha umukunda muhubutu. Gisupusupu ubutumwa muhaye, keretse turi kumwe tukaganira, tukajya duhana ibitekerezo. Iya hanze nanjye ngahanga indi, tugahuriza hamwe. Murakoze. Uzi guhanga? Urumva wahangana na gisupusupu? Oya, ntabwo ariko ari igenda namurusha. Wowe uzi no guhanga, urumva wanarusha gisupusupu? Nzi kwivuga, kandi abanyarwanda bose baranzi. Urumva mfite imbaraga, ariko imbaraga ndazihabwa n'abaturage, kubera ko mbafitiye icyizere. Yego. N'abafitiye icyizere rero mbonamo mu muganda. Shishikariza abanyarwanda kubaka inzu. Niba umuntu nta musore anafite, niba ntazi afite, ngasaba amabati, umuntu akubakirwa. Hari ubushobozi se burenze ubwo ngubwo? Ntabwo. Murakoze rero. So umusaza Portaise, wakoze cyane kuba waje kuri kamera ya Zene TV utanga impanuro zingana gutya, ndetse ugerageza kutubwira twumvisha uzamateka. Uri umuhanga mu bijyanye n'ubuhanzi, ubusizi ndetse n'ibindi. So abanyarwanda aho muri hose turabashishikariza gukomeza kugira ubumwe nk'uko byakomejwe kugarukaho n'uyu musaza. Ikindi ikiganiro nk'iki ndetse n'amakuru abagezweho nakagaruka kuri Zene TV. Nge mwumvaga kuri mikoro nari J, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Dora turi kumwe. Imana bamugisha, mukomeze kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa 12. So nabundi naho butaha.